mbere tubanje gushima itorero ryadufashije muri iki gikorwa. By'ukuri igikorwa kiremereye, kandi umuntu w'umukristo wizeye Imana, wamenye Imana kuva kera, habayeho kumuherekeza ntibinyure muri gahunda nk'iyi yaba bibabaje. Turashima Imana rero yuko umubyeyi wacu arangije mu gihe twavuga ko ari cyiza, nubwo turi mu gihe kigoranye, ariko byibuze inzira zari zabonetse kugira ngo abangana gutya baze kumwerekeza. Ibi byose ni Imana yabikoze. Itorero rero murakoze, tugiye gutinda mu magambo, kuba mwaduherekeje kandi mukadukorera gahunda nk'izi. Imana y'umwijuru ibamugishe. Abaje bose kudufata mu mugongo, namwe turabashimiye. Nzi neza ko umuntu ni mugari, twese uko tungana nta n'umwe atagize uwo bagize icyo bapfana, cyangwa se twese turi ibiremwa muntu, turi abantu Imana yaremye. Mwagize neza cyane kuba mwaje mukaba mwaje. Dufite abantu rero bari buze gufata ijambo. Yavuze neza Pasiteri Batirisi y'izuba ni akayagirizo cyangwa umwanya mutoya, ikirere cyaduhinduka. Reka muri uyu mwanya dusabe mutugezaho umwirondoro w'umubyeyi wacu, hanyuma ibindi turaza gukomeza. Umubyeyi wacu watabarutse yitwa Rugama Semwema Silas. Ababyeyi be bitwaga Semwema Ruhara Joseph na Kamunyeri Rahabu. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 938. Avukira ku Munanira muri Uvira, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashatse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 958. Ashakana na Nyiramasabire Madeleine. Babyaranye abana 9, abahungu 8 n'umukobwa 1. 3 nibo bitabye Imana, abandi bose barahari. Abamukomokaho bose ni abantu 47. Ubuzima bwa Gikristo: yabatirijwe mu Rudefu muri teritwari ya Uvira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 956 mu itorero rya Sepaki. Yari umukristo mwiza, arangwa n'ubwitonzi bwinshi, agasabana n'abantu bose, agakunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no gucumbikira abashyitsi. Byamufashije kubana n'abantu bose amahoro. Yakoreye Imana atanga amatungo ye, inka ndetse n'amatungo magufi, ihene n'intama ndetse n'ibindi, mu kubaka amatorero. Urugero ni amatorero ya Marungu ndetse na Kahundu, no gufasha abatishoboye. Yakundaga gutanga 10 n'andi maturo atandukanye. Mu buzima busanzwe yari umuhinzi mworozi. Uyu murimo yawugiriyemo umugisha, bimuhesha gukemura ibibazo bitandukanye mu muryango we bwite ndetse no mu muryango mugari. Nk'imfura ya se, yagize uruhare gushingira barumuna be. Yagize uruhare mu kwigisha abana be no kubashyingira. Mu 2009 yafashwe n'indwara y'umuvuduko w'amaraso, iyi bita hypertension. Arivuza asa n'uworohewe, arataha. Yongeye kugira ikibazo mu 2015, aragaruka arivuza asa n'uworohewe, asa n'uwongeye koroherwa. Ariko kubera ko indwara ye yasabaga ko aba hafi ya muganga, byatumye abana be bafata umwanzuro wo kumwicaza kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranirwe hafi na muganga. Mu minsi ya vuba yagize crise
ajyanwa kwa muganga cyangwa se mu bitaro ibi bya Kavumu, aho yafashirizwaga muri bomboni cyangwa se biriya byuma byongera umwuka. Hari ku wa 4 tariki 8 ukwezi kwa 10 umwaka, aza kurangiza tariki ya 9 ukwezi kwa 10 umwaka saa 2 umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Reka tubasabe duhaguruke dufate umwanya muto umubyeyi babanaga agira icyo atubwira mu magambo make. Muzehe arangije, muzehe amahoro yiwe n'abantu bose barayazi, twubakanye na muzehe yari umuntu w'amahoro menshi, kandi muzehe yari umuntu w'umwitonzi, yagiraga amagambo makeya, ntiyagiraga ikibazo n'ubundi muntu, n'abantu bose barabizi. Muzehe bigeze aho ararwara, sinavuga imirimo ya muzehe nogira ngo mvuge nta umwanya ntiwubona, ariko ndahima shima Imana gusa ko muzehe ageze kuri uyu munsi, none inje ndabona itarikiriye muzehe ararwara iminsi miremire, ariko ageze aho ngaho umunsi ufite isaha ishize ntiyarusha ahinduka, yamye ahinduka iyo saha muzehe shimiye Imana cyane yakoze umuntu muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bikomeye, igafasha muzehe inzira zikaboneka, akarinda uyu munsi abavandimwe, abana, abo bavukana bose bakaba baje ku birori bya muzehe. Ndabyita ibirori kuko nezerewe mbonye abana bakaba baje kwerekeza muzehe. Muzehe wababaye imyaka n'imyaka, ariko akarinda uyu munsi. Shimiye Imana cyane. Imana irakoze, yafunguye inzira, abavandimwe bose bakaza, barumuna be bakaza, abana bakaza, abo tuvukana bose bakaza, imiryango yose ikaza, bakaba bari mu birori bya muzehe. Shimiye Imana, naho amahoro ya muzehe nogira ngo uvuge ibintu bya muzehe sinabirangiza ngo tugire icyo dukora. Yakoze byiza, yabaye umubyeyi mwiza, twarumvikanye cyane, yakunze abana be, yarabakoreye, sinababwira nta muntu nabonye wavuganye na muzehe. None muzehe harangije neza. Muzehe yari umukirisitu witonze, ubukirisitu bwa muzehe yari yitonze kandi yari azi Imana, yazaga akunda gusoma ijambo ry'Imana. None muzehe akaba arangije, mwifurije iruhuko ryiza, Imana imwakire, yamwakiriye. Shimiye Imana n'aba bantu bose baje bakaza kuba muri ibi birori bya muzehe. Mwifurije iruhuko ryiza, Imana imugasanire. Murakoze cyane. Twajemo korona yarabaye, ariko mu minsi mike mu minsi cyumweru nyine babaye nk'abafunguriza, twumva ngo mukuru wacu yitabye, tuba tubonye umwanya wo gushikana. Icyo nshimira Imana kandi bwa kabiri, baza baca umugani ngo umuturanyi akuritura muvukana. Twageze hariya ngo dusange igiterane nyine kiri hariya, tukaba twumva turakomeye, dusanga n'abantu nabahumurije, abana nabahumurije, usanga ni bazima. Iyi pole iraruta ibinini bya binini. Iyi pole yakomeye cyane, muzayihorane, kubwira ubundi ngo komera, humura, ibyo nibyo bidufasha. Ariko urupfuga rwo ntitwabwemera, turi abana b'abantu. Gupfa ko ni ugupfa, kurahari kandi nyine birasanzwe, ariko ikiruta byose ni ugusurana. Abantu mu gitabaza bavuga ngo Yesu azakubaza ngo se ubwo nari ndwaye waransuye. Gusura
mugenzi wawe inshuti biraruta ibintu byose. Bizabimufasha habe n'iyo yaryamye yiganyira, iyo mwicaye iruhande mukaganira, uza utaha nawe agasigara akomeye, agasubira muri bya bindi mwaganiriye. Ariko iyo yiriwe ahayaniha nubwo yo mu binini ntacuza, kandi urugenzi Imana yatanze kuvuga ngo arataha, nta mwana w'umuntu uwo rugarura ngo bishoboke. Aho pasiteri akoze hariya nyine kuri wa mugore wapfuye, bakajya kurira Yesu ngo naze arebe uko yobagirira, yarashyize aramuzuba. Ariko igitangaje ni uko yase kandi kumwica. Yesu ni uwamwishe. Muzamubwira ngo umuntu yopfa kubwiwe se, niyiza yica kandi niyizikiza. Aleluya. Imana niyiza yica kandi niyizikiza. Yaseye gupfa aho ntaza nsobanukirwa, sinamenye niba se kandi kurwara kabiri nacyo ni ikindi kibazo. Ese ubwo gupfa kabiri iyo yapfuye rimwe na myaka nanone ubu bari mu kuzimu yarapfuye. Handi mu gitabo cya sinibuka niba ari muri Yesaya, hajya Hezekiya yapfuye nawe, yashatse kuvuga amajambo menshi, urupfu rurarutinwa cyane. Avuga ibintu yakoreye Imana, Imana ntiwumbabarira. Yamuhaye imyaka 15, nanone isherezo arapfa. Tawuzi mu kujya gupfa kandi rwa kabiri, tawuzi niba yarase kandi kurwara. Ariko ubu ngubu bari mu mva, ariko none bapfanye ibyiringiro. Gupfa ko ni ibisanzwe. Yesu yaravuze ngo gupfa ko abwira Adamu ngo gupfa ko muzapfa. Ibyo ndibyo dukanga abavandimwe, ariko ijambo je nobabwira ni uguhumuriza. Noneho uyu muzehe nyine watashe ni mukuru wacu, twese turi batandatu mu ya data. Data nawe kandi twatanze twabuze amajambo menshi yo gushima kuko kandi kuko yatubanjije. Aleluya. Kuko yatubanjije, turamuherekeza, turi abana biwe twese. None uyu musaza nawe kandi aragiye aratubanjije, ari we imfura na se ngo barangana, kuri nawe kandi se kutubanjiriza. Yajogumye gutyo ngo tugume dukurikirane gutyo byobaye byiza. Ariko ikibi ni ukubanziriza abantu, nuguhera ukuntu y'abana. Izo ngorane nicyo kibazo. Ariko kutumuherekeje twese n'umubyeyi n'umudamu we akiriho, ibyo nta kibazo kiriho kabisa, duhumurike. Ariko ijambo nobasiga mbabwiye ni ugusurana. Nabonye igihe kimwe umusaza wacu hariya yariyahuye kubera yabuze umusizi. Aleluya. Ariyahura rwose, bavugije induru, abura umuntu wamubwira ngo humura turi kumwe, abura umuntu wamuheza pole. Yari kumwe n'abana gusa, usanga kera ibintu byarangiye. Ariko iyi pole izifasha, kandi nyine kuyo abantu baza bayivuga mureka rero dusigara nta kundi kuriho. Imana urupfu yaruteguje, ariko se dusugana duhane pole, umusango wajabaye umuhinga pole. Kabashimye Imana, uyu musaza ni umuntu w'umupole cyane, kundaga abantu. Kandi kujya muzamubona ise w'abantu na mukuru wanyu ni wuzuba nkaso, ni wuzure ibibazo byabo, kandi nawe niwe muzamutinya, ni wuzuba cyane. Nibyo muhaye mukora, muzamukora muhaye mumukurikira, kuko mwese muba muri nk'abana abantu bakurikirana kwa kunda z'abaruta, akabategeka. Ariko nanone mukaza mukureba ibyo ahaye akora, nibyo rero ntabwo muzamukora. Niwe watumeze ko twajya mu biraro, ariko akamuntu w'umupole yazagaje mu kiraro, twese tugatanguranwa ngo ndajyana nawe umusaza, kuko nshaka kuba umwana ngo kwita umwana biragari mugoye cyovuga n'undi muntu ikintu cyo yagiraga n'amahoro. None tukaba tubashimiye mwebwe nyine abamutabaye, abamuhumurije nubwo yagiye, ariko tubyiringiro kuko igihe nigishika turabona Imana turahari hose. Amen. Uyu munsi wo guherekeza musaza wacu, uwo ni we wari musaza wacu mukuru, ariko imbere yiwe hari abakobwa bari imbere yiwe.
ariko dushimiye Imana ko tumuherekeje. Twari tukimukunze, ariko Imana yamuduhaye iturushije imbaraga, iramwishubije. Ariko ntabwo twacitse intege, tuje kumuherekeza. Abana barahari, abuzukuru barahari, tuje kumuherekeza. Imana izamwakira neza. None dushimiye Imana ko duhagaze kuri uyu munsi. Nazaga nibaza nti se muzehe warwaye kuriya, inzira zikaba zifunzwe, ntabagenda, ese yarangiza twagira gute? Tworeka kumuherekeza. Ariko Imana ishimwe ko yamwishubije kandi inzira zikaba zafunguwe tukaza kumuherekeza. Nuko Imana yacu ihabwa icyubahiro ko duherekeje musaza wacu, tukaba ku munsi wiwe mukuru. Imana yagize neza kuko tuhagaze kuri uyu munsi. Musaza wacu ntiyagiraga ikibazo n'umuntu. Musaza wacu yari umuntu wa make cyane, ahubwo bari umuntu abe nibo bagiraga nk'ibintu by'amahane, ariko iwe nta kintu twari kuze tutazi, nta kintu yoducahaho, ari uhari tukisanzura. Ariko turinda dushakwa, n'iyo tumaze kuza tugaruka mu rugo ntabwo yazaga amenya ko twakuze. Yazaga abwira umudamu wiwe akavuga ngo se ngo bariya abana mwabarebye. N'ubu ngubu hano ncambuka twazaga tuhagira akabaza umugore ngo se ngo bariya abana mwabagaburira, ngo mwabitayeho, uko yarataramenya ko twakuze. Ariko Imana ishimwe kuko arangije neza, tukamuherekeza, tukaba turi kuri uyu munsi wiwe wo kumuherekeza. Imana imwakire muri urugo rwiza. Turasa ku ntego cya mbere ndabashima Imana kuko yaciye inzira, ubwo akarere ka Rusizi kari muri mu rugo twatekerezaga wenda kuko tutazabona umwanya wo kugira wo kuza gusezera muze, kuko twumvaga wenda muze kubera kurwara yarashoboraga no kwitaba Imana igihe cya kabiri. Ndashima Imana kuko muzehe kuko babivuze yari umuntu witonze, yari umuntu w'amahoro, ariko uvuga make, ariko kandi harimo ubwenge bwinshi. Kuvuga ngo yavugaga make ariko utagira ibikorwa byinshi. Ndibuka tukiri abana hari ukuntu twagiraga tukajya mu mashuri hirya no hino, ariko iyo twataha ntabwo umuntu iyo avuye muri vakansi akagera mu rugo, umuntu aba yifuza ngo ufashe ababyeyi, ariko iwe ntabwo yashakaga ko ishaka ibintu byose abyikorera, no kujya gukamira agashaka bari ubyikorera, kandi turi muri vakansi. Ni ukuvuga ngo yakundaga kwikorera. Ikindi kigaragaza kuko yari umunyabwenge muhanitse, twese uko tungana uhereye ku mvura yacu yagiye, twese yaratwigishije. Igihe bavuye mu rubuga sokura aja mu rugabano n'abandi badata wacu, iwe ntabwo yagiye, yaravuze ati ntabwo aja mu rugabano kubera ko nta mashuri, araza aja ku ngoma kugira ngo yegere wenda amashuri azoza kuzagatanga Ruvira, ahantu hari amashuri se ntacyo atakoze. Kandi muri uko gukora kwiwe yakundaga gukora n'umukecuru, bagahinga bakakoza bakaduha amafaranga. N'ubu ngubu hano mu Rwanda mu by'ukuri bakirirwa ubu bataraza bakohereza amafaranga, kandi ariko twakahuje kuyakohereza. Bivuga kuko yakundaga gukora ibikorwa byiwe byaramuhaye. Mbese ashimwe. Ikindi reka nshimire umukecuru wemeye gusiga, yasize ibintu byinshi. Yari afite ibitungwa, yari afite inka. Iyo umunsi bavuga ngo umukecuru aravuga ati umukecuru yemeye gusiga biriya bintu araza. Ariko reka mushimira kuko nawe yarebye kure, aravuga ngo reka aze kurwaza muzehe. Iyo atazi ntibaza ati byagenda, ariko ndamushimira kuko yabasha kuza akarwaza muzehe, kandi kuko yarabikoze neza. Ntabwo navuga ngo ndamuhinga kuko ibyo yakoze bireza kuzinyiga, ariko ibyo mfite tuzabikora. Ikindi reka nshimire muna wacu Rodrigue, twaricaye amaze kuza turavuga ngo singiye hantu, turavuga ngo reka nta handi yoba, reka be kwa Rodrigue kuko niwe muganga, niwe uzamukurikirana, kandi kuko yarabikoze. N'iyi minsi kubera ko yarwaye akagira iminsi myinshi, ni ukubera kuko bamuvuraga. Jewe ari Kabgayi na Sehashika yagiye iwanje niho yarari,
ndamuherekeza ariko ngo amare icyo gihe cyose araza cyangwa ubu abana na mumuna wanje bari bafite ibitaro mu rugo yarwara bakamuvura bakora inshingano zabo bikomeye. Reka noneho kubera icyo kibazo, kubera icyo kintu bakoze, mu by'ukuri famiye Rugamba yicaye hamwe n'abantu ngo ihaye Rodrigue tumuhaye inka kubera igikorwa yakoze. Reka dushimire madamu wa Rodrigue Chantal. Burya nawe umudamu burya niwe wakora ibintu bikomeye, nawe muri iyo nga tubahaye arayifatanyije mu mwana. Undi muntu nashimira, reka nshimire abanyacyangwe ubwo twamaze kugera ahantu tubona kumufite ubundi bukomeye, Rodrigue baramusuye aho tutari turi baratubereye. Kuri ibyo byose Imana yakoze, Imana ishimwe kandi imuhe urugero udashira. Murakoze. Akantu nasize mukuru wacu Imana yahamagaye ni ukuvuga nawe muri iyo nama twagize nawe umwana w'umukuru twamuhaye inka. Bisanzwe bisaba ko twihutisha kugira ngo abantu batarambirwa tutanagira n'ibibazo na leta. Jewe rero ntabwo njya mu buzima cyane bwa muzehe twarabanye, je namvuze ngo ni nge twabanye cyane sizi, nge twarabanye kandi yarankundaga no kugira ngo yemere kuza kuba iwanjye, burya nuko yarankunze kandi nanjye kuko kuri nakundaga muzehe wanjye, ariko nyine urukundo rwo hagati y'umubyeyi n'umwana ntabwo uvuga ngo nijye umukunda cyane kuruta bagenzi banjye. Ndibanda rero gushima, reka nshimire ahantu hambere baze gushimira itorero rya Methodiste ini. Muzehe tugera hano agera ahangaha muri 2015, murabizi ko urusengero rwacu rwimuriwe hariya mu Gikombe. Aravuga ati jewe rero uko nasengera hafi Methodiste yari ikiri harya hejuru yo mubizi ntakene barahasengera ibintu baza kwimuka, ariko reka mbashimire pe, n'ejo narabivuze, baramusuye baramusengeye, igihe cyose bafataga igaburo ryera nawe baramugeneraga akaza bagakora igitaramo bagasenga hakaza amatsinda. Kabiri shimira, ndashimira itorero rya yaradusuye inshuro nyinshi, ndetse n'abakristo bacu bari bazi ko dufite umurwayi yabaga mu rugo, ariko rwose hamwe n'amasengesho yabo ntitworeka kubashimira. No muri igikiriyo kiri ahangaha batwaye hafi, ari ukuduhumuriza, ari ugutanga ubushobozi bwabo, ntacyo batakoze rwose. Ari abari ahangaha mubwire bagenzi banyu, abakirisi ba Resurrection Church, pasiteri n'abatubwirire ko tubizirikana ku mutima ibikorwa rwose bwadukora. Reka nshimire umuryango wanjye waje. Hari abari ahangaha, hari abo twabanye mu bitaro bagasimburana, bamwe twararanye kuwa 4, abandi tugira kuwa 5. N'ino sale dufite Michel ari he? Michel rwose umugabo witwa Michel, iyi sale dufite navuga ngo twayihereye umuntu kubera ko akora hano ku murenge, bayihereye. Urumva kuko yabikoze nk'umunyamuryango, abahashimba rwose hano Kamembe ntacyo mutakoze. Mwaradusuye, mwaduhaye amafaranga yanyu, ntacyo mutakoze, turabashimiye. Reka nshimire umuryango mugari wa Kamembe. Yewe mwarantangaje, buryo utarahura n'ikibazo ntabwo umenya agaciro k'abantu. Ubu nibwo namenye agaciro, nubwo nari sanzwe bizi ko gende muri komite y'umuryango mugari, ariko mwanyeretse ko mudasanzwe, mwanyeretse ko mufite umutima mwiza wo gufashanya. Ibintu mwakoze hara mu rugo rwacu rwose, bavandimwe, abantu b'Kigali rero wacu umuryango wanjye ahangaha niyo haza mu kibazo cyose ntabwo bafite, kubera ko mfite umuryango wa Kamembe. Abandi reka nongere kandi nshimire abakozi dukorana. Umuyobozi wanjye Colonel Oreste sinzi niba yageze hano, ni hariya kuva tugize ikibazo baraduhamagaye, baradusura, baraduhumuriza rwose. Mubwirire bagenzi bacu bakolege bo mu bitaro bya Bushenge ko famille ya Rodrigue twabashimiye. Ikindi reka nshimire abantu bose bagize uruhare. Reka ngaruke kuri aba bavandimwe banjye bahanje, abamushenge bundi n'uyu nguyu muzehe, ndetse n'ubundi udahari, hari mfite data wacu nawe ukurikira data urwaye nawe w'ikibugu.
rwose baje inshuro nyinshi abamushengeho baje inshuro nyinshi bagaruka kuko muzehe ongi we yaje nyuma y'akiza bikweriza intambara ariko barabashangazi baje inshuro nka zingahe baza gusura muzehe bakamukomeza bakatubwira ati hangane turi kumwe babivuze bose ndabashimiye mbikuye ku mutima ibyo bakoze reka nshimire abavandimwe banjye aba ngaba bene data n'abaramu banjye kuva muzehe aza ntabwo nigeze avuga ngo mfite umutwaro uremereye nkaho mufite njyewe ibyo twaryaga babigizemo uruhare hari abari hano hari abari muri Congo hari abari muri Canada hari abari muri Uganda uwo muryango wose wa Rugama ntacyo batakoze kugira ngo dufate kugira ngo tubashe gutunga umusaza wacu neza kandi nta kibazo yagize yaravuwe nk'uko bisanzwe yabonye ibisabwa byose ari ikintu cyose arakeneye yarakibonye nkaba rero nsaba mukecuru birumvikana gutakaza uwo mwari mwabanaga mu myaka abantu bashyingiwe muri 57 uyu munsi ubwo ni stati yahindutse ibintu byose byahindutse ntutekereze ngo ubwo byenda muzehe yitabye Imana ngo byenda twebwe abana be ngo tubizaguha agaciro kubera ko muzehe yagiye ibyo ntibishobora kuzabaho wisanzure wumve kuko uko twabakundaga mwembi nawe rwose ntugire impungenge turi abana bawe tuzageza Imana ibikunze akaba rero tuguherekeza cyangwa uko duherekeza nta kibazo kuko nukumara impungenge kuko nta kibazo ufite inzu yawe hariya mu rugo irahari niwe twayubakiye tuzayitanga nawe tuvuye kuguherekeza nkumva rero sa n'uwatinze cyane ariko ni ugushimira abantu bose ni ukuri mwakoze murebe namwe muri iki gihe abantu ukuntu bangana n'abandi bari hanze mwaje gusura umuryango wa Rugamba ndabashimiye Imana mumbabarire hari abantu bye ntagiye mvuga ku giti cyabo hari abaturanyi bashabade hariya iyo muzehe yagira ikibazo udahari niwe bahamagaraga akaza akamuvana hanze imvura iguye cyangwa niba agize crise niwe bamufataga iyo ari umusaza wacu twese muri quartier nta bakindi ndashaka kubagira hari umwana Florida ngina ni igitangaza twagize umugisha kuva muzehe haza ndabivuga bye nazamugerera impano sinivuga ahangaha uyu mwana w'umukobwa ni umukozi mu rugo ariko yakoze ibikorwa joli muza muri ubu burwayi bwa muzehe murabizi ngewe nabaganye amasheke madame nabo bari ku kazi hariya ariko abana bombi navuga ngo n'umugisha amasengesho basenga hariya mukecuru na muzehe niyo yatumye ibintu byose bikenera ubuzima uburwayi bwa muzehe kumumenya igihe yabaga arembye igihe rimwe yagiraga crise ubundi akabaha muzima aba bana bombi nibo muri iyo myaka yose imyaka 5 uyu nguyu amaze imyaka 3 jori giwe niwe n'umwana wacu naki kandi amafaranga y'imiti ibintu byose ariko ubuzima bw'indani imibereho ya buri munsi kumenya ngo yaradiki yagize crise yagize gute ibintu byose by'ubuzima n'aba bana uyu mwana ni Imana yamutwaye rwose nzamugerera Imana kandi Imana kuko ibibazo uburwayi bwa muzehe niho bafatanyaga na mukecuru yaragerageza ariko urabona intege nkeya ariko abo bana bombi niho bamufataga rimwe na rimwe bamuteruye ibintu byose ubuzima bwose nashimira aba bana munyihanganire ndavuze menshi ariko byari ngombwa reka mpe ijambo madame nawe mushimye genda arazubwira kuko ntawe uzishima ngewe nawe ntibagutandukanye ariko iyo atabishaka ntabwo byari gukunda muzehe ubuzima bwiza yari afite nk'uyu mukecuru ahangaha muzehe arinze agenda nta n'ijambo na rimwe ari mu baturanyi ari mwacu mu rugo yari amahoro gusa amen amen kandi kantu muri twebwe ari ngewe na madame twari dufite ku mutima na mukecuru yabihamya turabizi nta kibazo kandi ibyo byose ni Imana yabifashije ntabwo bishobokera abantu bose kugira ngo umane imyaka 5 n'umuntu w'umubyeyi twamaze imyaka 3 tubana mu nzu imwe gutya igitanda n'ikintu bamaze mu imyaka 2 nawe ni Imana yabiduhaye umva rero na madame mushimiye reka tumuhe ijambo murakoze cyane Imana ibamuhe tugeze kuri uyu munsi haravuyemo biriya bintu bya covid nasenze cyane mu gihe cya covid ntekereza ko muzehe hazava mu nzu tudahari umugabo yari afungiye Nyamasheke niko nabyita nanjye mba ku kazi ntajya ntaha nagerageje igihe nkiyiba ngacika nijoro nkajya kureba ariko mu by'ukuri
tugahora dusenga ngo Mana dufashe muzehe ntazarangize tudahari kuko byazaba kuko ngo bari baramutaye mu nzu. Imana yaratwumvise reba bafunguye nyuma y'ibyumweru 2 muzehe ararangiza. Imana ishimwe kuko arangije duhari n'iyi famiye nayo ikabasha kugirira nabo bakahagera. Imana ishimwe. Muzehe yari umuntu w'imfura cyane, nta wavuga ngo muzehe ngo wamuvugaho ijambo kuko nta magambo yabaga yavuze. Ni umuntu wari utuje cyane, yari atuje cyane, agwa neza. Iyo wagendaga kumuganiriza ukamuvugisha akenshi yakubwiraga ngo harya mwese mwarambabariye, ugasanga ahora yumva ko twese twaza tuza tukamubabarira gusa, agahora nta kibazo afitanye n'umuntu. Rero yari umukristu kandi yari umuntu w'imfura udafite ikibazo, twabanye neza iminsi tumaranye, arinze agenda nta jambo, yabanje cyangwa umukecuru byari amahoro. Imana ishimwe. Nshimira aba bantu bose baje, ni ukuri byarantunguye cyane. Hajya hakunda kuba ibintu ukagera ku bantu bitinze kubera wenda akazi kaba gafashe umuntu, ariko abantu baradutabaye, turishima, tugubwa neza. Imana yo mu ijuru ibahungisha. Nabonye abantu bo ku rusengero rwacu, nabonye abo kuri ini, nabonye mu matorero yose, nabonye abavandimwe, nabonye ab'iwacu, mubonye byinshi baje. Abo bose mwese mwageze hari iwacu, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nongera nshimira ino famiye, harimo abantu baturutse kure cyane nka Demayi nuke wacu yavuye mu Mutara ni kure pe, tanga ayo matike baraza bagera iwacu baza kudufata mu mugongo. Imana ishimwe. Nta kindi kintu twarenzaho gusa muzehe tumwifurije iruhuko ryiza kandi nshimiye umukecuru yaradufashije cyane. Igihe cyose muzehe yabaga arembye nabaga mfite impungenge kuko nagendaga mu gitondo nkagaruka nijoro, ariko yakoze ibishoboka byose. Haba ikibazo abana bakampamagara, turi kubona muzehe sinzi uko byagenze, wamuhaga imiti rimwe ikamufata, ubundi ikamunanira, ubundi bigahinduka, ubundi bikaba byiza, ariko apfuye yari amaze iminsi amerewe neza, yarakize, ubona asigaye nigeza no hanze. Yigeza hanze rwose ubona munaganira mukabona arabasha kuvuga. Ariko dushimira Imana kuko ibyo byose byagenze neza, bikaba bigeze kuri uyu munsi wa nyuma. Imana imuri kuko bidashira cyane. Bibuze kuvuga mu izina ry'abandi bakwe n'ubundi n'umwana we, arakurikirwa n'umudamu we, niwe mukobwa umwe. Byaba byiza byaba ari bibi, tugomba gushima Imana. Rero dushima Imana ko turi muri iki kirori. Byari ibihe bigoye mu buryo umuntu adashobora kuva mu ntara imwe aja mu yindi. Tugatekereza ko muzehe ashobora kurangiza akabura abamuherekeza, ariko muzi ukuri kuba turi aha ngaha, abana be, abuzukuru, inshuti n'imiryango tumukikije gutya, ndetse n'abavandimwe n'abaturanyi tumuherekeje mu buryo sinareka gushima Imana yari afite, kuko buri muntu wese adashobora kugura ibyo bintu. Yagira ikintu yari inyangamugayo,